duhereze Imana icyubahiro bakizo. Imana igiye guhindura abantu abanyamugisha. Oh, haleluya Yesu. Mana tuje imbere yawe. Tugiye kwakira mudamu umushumba senga Imana, mushyitsi wacu akomeze atugezaho ijambo ry'Imana. Karibu mukozi w'Imana. Reka dushimire Imana. Mana uri mwiza, urahambaye, wakoze byose ku bwacu, watanze umwana wawe w'ikinege apfa mu cyimbo cyacu, nta kiguzi twari dufite habe namba, niko bw'ubuntu twagiriwe. Natwe kubw'iryo turagushimiye gitare nkunda, uhimbazwe mwami. Kandi ijambo ryawe rivuga neza ngo mbese itarimanye umwana wayo w'ikinege ngo ikamutanga ku bwacu twese, ngo izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Mana, muri Kristo dufite byose, kuko nanone wavuze neza ko muri we harimo wahisha imigisha yose yo mu buryo bw'umwuka. Tumufite rero dufite byose. Turanezerewe mu uyu mwanya, umukozi wawe washimye ko ashikahanganga kuvugire. Reka imbaraga zawe zikomeze zikorere muri we mu izina rya Yesu. Reka abantu mwami hamwe no kumva ibyo wadutumyeho duhembuke. Reka twongere tugwize imbaraga, reka wongere urema amashimwe mashya mu bugingo bwacu, twibutse imirimo wakoze igorogota Kristo, kuko biradukwiriye ko imibiri yacu n'ibyacu byose tubitangaho igitambo. Nta kindi twabona cyo kugushimisha, n'ubundi nibyo waduhaye mukunzi. Reka rero ubane nawe, umukoreshe kugira ngo itorero ryunguke, kandi byose bibeho kubw'icyubahiro cyawe mu izina rya Yesu wa Nazareti. Amen. Yesu ashimwe. Abasanze nivuze nitwa Imana Wellars, ndi umupapa nkunda gusenga, sijya ku itorero rya DPR rukiri ya mbere, ariko paruwasi ni Remera. Amen. Hanyuma hano ntago ari ubwa mbere mpaje, twabaye inshuti, namwe ni ukuzaza kunsura. Yesu ashimwe. Nkunda gusenga, ubuzima bwanjye nabuhariye Yesu, kuko mu gusenga harimo inyungu nyinshi cyane. Amen. Ndashaka no kuvuga ku nyungu zo gusenga. Ntabwo ndavuga ni nyinshi, ni 12, ariko ndavuga mu 5. Inyungu zo gukizwa, inyungu tubona mu Gakiza. Duhereze Imana icyubahiro. Mbariza umuntu ngese koko mu Gakiza harimo inyungu? Rwose mwitegereze neza, umubaze ngo ese koko mu Gakiza haba harimo inyungu? Nimba zihari mureke duhereze Imana icyubahiro. Abantu baba babyumvishije neza. Nasenze ninjoro ndavuga mwami Yesu, ubundi hari abantu bamagara nkabubaha, umushumba yamamagaye ndamwubaha kubera ko baranzi kuva mu buto bwanjye. Ibaze ko n'imodoka nagenzemo nkora mariage ari yabo, kandi nkaba mbyaye 4. Urumva n'ababyeyi. Duhereze Imana icyubahiro. N'ababyeyi. Nasenze umwuka w'Imana arambwira ngo nze mbabwire inyungu 5 ziva mu Gakiza. Amen. Hanyuma ngize amahirwe sanga n'ubundi harimo n'abantu uyu munsi babatijwe babonye Gakiza. Usibye no kuba turi muri ubuzima, no mu ijuru tuzajya no mu ijuru. Ariko ndavuga inyungu 5 umuntu abona amaze gukizwa. Yesu nashimwe. Imana nishoboza nzagaruka mvuge igihe umuntu atamwisi kitamufite umumaro, yicuza amaze gukizwa, ngo iyo mbimenya. Iyo mbimenya burya iza umaze kumenya inyungu ziri mu Gakiza, kavuga ati iyo mbimenya
banaraje kare. We waje uyu munsi Imana igushoboze ntusubireyo mu izina rya Yesu, ngo usubire udakishijwe. Turasoma mu gitabo cy'imigani ibice 7 murongo wa mbere turagera ku murongo wa 4. Igitabo cy'imigani ibice byaho ni 7 turagera ku murongo wa 4. Mfite ishimwe rikomeye kuko Imana ejo musibe ejo kwa gatanu Imana yasimbukije ejo kwa gatanu Imana yasimbukije agisida ya moto yatuguye hejuru, ariko ndashima Imana ko ndi muzima. Nabyo ni inyungu. Amen. Mwahageze? Reka dusome. Haranditse ngo, mwana wanjye komeza amagambo yanjye kandi amategeko yanjye uyizirike. Kabiri handitse ngo komeza amategeko yanjye ukunde ubeho. Niko namwe havuze? Ukunde ugira ute? Imana ishimwe. N'ibyigisho byanjye ubirinde, n'ibyigisho byanjye ubirinde nk'imboni y'ijisho ryawe. 3, ubihambire ku ntoki zawe, ubyandike ku nkingi z'umutima wawe. 4, ubwire bwenge uti uri mushiki wanjye, n'ubuhanga ubwite inshuti yawe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Hari amagambo menshi wakomeje, ariko nje kukubwira ko ugomba gukomeza amagambo y'Imana. Yesu nashimwe. Bibiliya ivuga ngo mwana wanjye komeza. Yesu nashimwe. Igihe ni gito kandi agikoresha neza, Imana irafasha. Amen. Iyo umuntu amaze gukizwa, inkingi ya mbere, inyungu ya mbere iyo umuntu amaze gukizwa ahindurirwa izina. Yesu nashimwe. Muri za zina 5 duhere ku ya mbere. Iyo umuntu akijijwe ahindurirwa iki? Hano turavanga ahinduka icyaremwe gishya. Ariko mwizo bahita baguhindura umwana. Duhereze Imana icyubahiro. Iyo umuntu akijijwe ahinduka umwana w'Imana. Mwitorero uhinduka icyaremwe gishya. Ubu wahindutse icyaremwe gishya. Yesu nashimwe. Ariko mwijuru uhinduka umwana w'Imana. La shala boriama. Mwijuru uhinduka umwana w'Imana. Ijuru rikuvana mu bisi, rikakwiyegereza, rikagushyira hafi yaryo, rikakwita izina ngo mwana wanjye. Haleluya! Rirakwiyegereza. Ijuru ni kwegereza mu izina rya Yesu. Riguhindurira izina. Iri zina riguhindurira rimwe ko ryonyine gusa, rizana ibintu byinshi. Iyo rimaze kuba ngo mwana wanjye, ariko mwami Yesu, icyamanga Imana igushyire ku rutonde rw'abana b'Imana. Bariza umuntu ngo uri ku ruhe rutonde? Waba uri ku ruhe rutonde kwere? La shala boriama. Iyo umaze gukizwa, inyungu ya mbere tubona mu Gakiza, iya mbere duhindurirwa izina. Imana idukuraho amazina mabi twari dufite turi mu isi.
witwa ngicyo kirahise, ngiyo yandaye irahise, wapfuye ahagaze. Iyo umaze gukizwa nta gupfa uhagaze, nta munywatabi, nta musizi, nta murozi. Amazina mabi, Imana igukiza amazina mabi. Niba hari ikintu kibi ni amazina mabi. Buri muntu wese izina wubatse ringana n'uko ungana. Barizubwira umuntu ngo rindi izina ryawe. Aha. Umuntu wese izina yubaka rishobora kumugira kubahwa cyangwa rikamugira icyo ngicyo. Izina wubaka. Iyo rero tumaze kwakira Yesu, ikintu ijuru ridukorera ridukuraho amazina mabi. Kuko iyo umuntu yangirika ahantu hambere yangirikira, umuntu arapfa ariko izina ntiripfa. Mwari muzi ko izina ridapfa? Muri izi karitsiye hari abantu bapfuye, ariko nimba hari umuntu wari ufite izina, baracyamo ngo kwa runaka. Yego? Bashumba siko bimeze? Umuntu arapfa ariko izina ntirijya gute? Niyo mpamvu ijuru igikomere cya mbere y'umuntu akijije, ijuru ikintu cya mbere rigukorera rigukiza amazina mabi. Kandi umwuka w'Imana yambwiye ngo mwiri teraniro hari abantu bari bafite amazina mabi. Abantu bafite amazina mabi, mureke tuzamure Imana icyubahiro. Abantu Imana yakuyeho amazina mabi. Amazina mabi. Uzi ko umuntu agira izina ribi, yatambuka bavuga ngo nimukinge izugi aratambutse. Uzi ko umuntu agira izina ribi, bagahita bajya kureba ihene iziritse kubera izina ufite. Uzi ko umuntu agira izina ribi, wakinjira mu nzu y'umuntu bakagukiza amasahane kubera izina ribi. Ariko iyo umaze kuba umwana w'Imana, Yesu agukiza amazina mabi. Mwibutse ko izina ufite niryo rizatuma ugirirwa icyizere muri uyu murimo ndetse no mu gihugu. Izina Imana ikubakira aka kanya rizaguhesha agaciro mu itorero, rizanaguhesha n'agaciro mu ijuru. Ndakwifuriza kurinda mu izina rya Yesu. Lola shara bori aba. Bayobozi mu nkurikiye, Imana ikurindira izina. Bashumba izina. Bahanuzi bene data, Imana iturindira izina. Izina rirahenda. Yesu yambwiye ngo gukizwa kwawe, inyungu ya mbere Yesu akubakira ni izina. Bantu babatijwe umunsi muzamura ibiganza. Hari akaririmbo mwe muretse kumanura. Hari akaririmbo ndumwana mu rugo kwa data, ndumwana mu rugo kwa data. Yesu yamviriye amaraso anyoza ibyaha, ndumwana mu rugo kwa data. Uyu munsi mumanure, uyu munsi ntimukiri babandi, mwabaye abana. Topera fa. Ntimukiri babandi barara mu kabari, ntimurikiri babandi bishwe n'ubugoro n'imbeteze. Ariko ntabwo ukiri wa wundi uhangayikishije leta n'itorero. Dore ko iyo umuntu adakijijwe hahangayika abantu benshi, ariko ibyiciro hangayika ni bitatu. Icyiciro cya mbere ni umuryango ukomokamo. Umuryango ukomokamo iyo umuntu adakijijwe baravuga ati twapfushije umwana, twapfushije umuntu, tasitati shaka kugihagararo yani sawa, ariko yarapfuye ahagaze. Ni ibyiciro bitatu bigira igikomere iyo umuntu adakijijwe. Icyiciro cya mbere ni umuryango ukomokamo, kuko gukizwa ni inyungu zawe, ni inyungu z'umuryango wawe. Ubu igikomere abantu bafite, isi ifite, ni abantu badakijijwe. Abantu bahindutse isi yagira amahoro. Abantu bahindutse ubwumvikane bwaboneka, ariko umuntu akizwa agira ishari, araroga, ashaka no kuzaba no kurumuteranya agahita atangira gutongera. Ariko yabaye umwana, uwo muvumo Yesu aragukiza. Igikomere cya kabiri ni igihugu.
igihugu kiramutse gifite amabandi menshi, amabanki yafunga, ibibazo byavuka, polisi ntiyabashobora. Ariko dushimira Imana kutanga Gakiza. Haleluya, haleluya. Igikomere cya kabiri, igihugu iyo gifite abantu badakijijwe benshi, hagwira ibisambo, nta misoro itangwa. Ntaki ubwo mujya wongeye muri politiki. Ntabwo ari politiki, ndimo ndavuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Iyo umuntu akijijwe akiranuka no ku misoro. Si ubujura se? Nimba utawutangaga wihane. Yesu nashimwe. Nukubanga gukizwa kwawe ni inyungu z'igihugu. Igihugu kigira amahoro, igihugu kigira abantu beza, igihugu kigira abantu bishimye baguwe neza. Yesu agukomereza Gakiza mu izina rya Yesu. Iyo udakijijwe rero ni igikomere ku gihugu. Muri iyi minsi urabona ko higeze haduka amabandi. Nani yarageze? Amabandi mwarayumvushije? Amabandi. Mwarumva amabandi? Amabandi yaradutse birakomera cyane. Ariko uko itorero rigenda rishyiramo imbaraga, abantu basenga, abantu begera Imana, na leta ishyiramo imbaraga, amabandi ari kugabanuka. Yesu aguha Gakiza mu izina rya Yesu. Igikomere cya gatatu ni itorero. Itorero rirakomereka. Ni ibikomere bitatu bibabaza abantu. Ntushobora kubaho uri umuntu mwiza uzi ko unazakizwa adashobora kwambara neza. Ihita wibuka utarakizwa uburyo wambaraga. Urebe n'uyu munsi uburyo wambara, urasanga harimo impinduka. Bibuke, urasanga utarakizwa, utaruzi n'ahantu imyenda igurirwa, ariko umaze gukizwa iyo uhinduka umusirimu. Duhereze Imana icyubahiro. Reba ari amakuru ari kunameza. Utarakizwa ntiwari kwambara iyo style, ariko Agakiza kaduhindurira izina, kakatujyana abasirimu. Duhereze Imana icyubahiro. Siko nagize nkasanga abasirimu ngo Yesu uri mwiza kwe. Haleluya. Ndakwifuriza kuguma muri Yesu mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Gukizwa inyungu ya mbere, uhindurirwa iki? Yesu ahindura izina. Ahangaha abakijijwe n'ababatijwe uyu munsi, ndetse namwe mwaje mubaherekeje, utekereze wibaze ngo ariko iri zina ryanjye ryapfuye rizahinduka ryari? Uze ugatekereza mu kanya, iri zina ryanjye ko ryapfuye kandi ko nkeneye kuba umwana mu rugo kwa papa. Yesu nashimwe. Utangiye utere iri zina ryahinduka gute? Inyungu ya kabiri, Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Inyungu ya kabiri, iyo umuntu akijijwe ahabwa amakuru. Nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kura hatagera ibyago, kandi umucyo n'umwana w'intama mwenza winji. Iyo umuntu yahinduriwe izina akaba umwana w'Imana, ikintu cya mbere ijuru rimugezaho ni amakuru. Reka dutungure hano mu bantu babatijwe, abantu bamaze kuvugana n'Imana kandi barabatijwe, bamaze guhabwa amakuru. Muzamure ibiganza. Bahanuriwe bagahabwa amakuru, bakarota. Muzamure ibiganza. Mukomere Imana amashyi. Iyo umuntu akijijwe, ikintu cya mbere ijuru rigukorera, ijuru rizi ko iyo umuntu atarakizwa aba afite ibikomere, aba afite ibyamujengereje. Iyo ukijijwe riguha amakuru y'ahazaza. Rirakubwira ati mwana wanjye humura, nzakugirira gutya, nzagukomeza, nzabana nawe muri ubu buzima, nzakuhindurira izina, nzagukorera ubukwe, haleluya, nzaguha ubugingo. Iyo ukijijwe ikintu cya mbere ijuru rikora riguha amakuru. Kandi rero hari umuntu avuze ngo ikintu cya mbere ni iki? Ni amakuru. Ese mbariza umuntu ngo hari amakuru y'ijuru ufite? Iyo dukijijwe duhabwa amakuru
y'ijuru, abanyamasengesho, abantu bubaha Imana bafite amakuru, abakristo bafite amakuru, itorero rifite amakuru. Yesu nashimwe. Inyungu ya kabiri y'umuntu akijijwe ahabwa amakuru. Aya makuru atuma umuntu atiyahura, atuma umuntu adata umutwe. Aya makuru azamura ibyiringiro, ibyiringiro bikazamura imitekerereze. Mbibutse ko umuntu watakaza ibyiringiro nta mitekerereze aba afite, ariko iyo duhawe amakuru tugira imitekerereze yagutse, kubera ko amakuru aguhesha kuvuga ngo haracyari ibyiringiro. Burya sinzapfa zarama la shalabo, kuko hari amakuru ndyamanye. Yesu aguha amakuru. Ndabyibuka umunsi umwana, umunsi nari musenga, ubu ushaka kundwa bate ko sira muntu yavuke mu bipangu bikaze, urabona ko ari umukire, umuntu umeze kuriya, urabona pimiro 90 na binga, gatuvuga turi muntu yagezeyo. Ariko dereza Imana icyubahiro we. Umunsi nyizwa ijuru ryarambwiye ngo nzakwicazanya n'abakomeye, rirambwira ngo nzakugeza ahantu iswakubyaye atageze, rirambwira ngo nzakujyana mu mahanga, rirambwira ngo nzakugira kubahwa, rirambwira ngo isi uzadufata mu kiganza. None ndicara pe, ndicara hano harabahamye, ndicara gutya nicaye, abantu bari muri Amerika bakankurikira, mu Bufaransa bakankurikira, Yesu mwami, mu Bushinwa bakankurikira, mu Budage bakankurikira. Ayiwe ndabashe, uyu yarabizi nawe ajya nkurikira yicaye, n'ejo yarankurikira nabwiriza, nkicara nkavuga n'umuntu mu Faransa. Ayiwe byabimbwiye nkizwemo ngo nubwo ubona usuzuguritse, ugukijijwe nzakugira kubaho. Iyo ukijijwe Imana igira inzira nyinshi icamo igahindura izina ryawe. Duhereze Imana icyuba. Lorasha mbamenyeshe ko umuntu ukijijwe, umuntu Yesu yahinduriye izina akahabwa Gakiza, Imana igenda igira utuyira twinshi, igenda imucira, igira inzira nyinshi igenda ikatishamo, ukazaba uw'agaciro, ukazubahwa. Imana ikugarure mu izina rya Yesu. Uhabwa amakuru, kandi n'umwanya uro guhabwa amakuru. Uziko ibyo Imana yambwiye byasohoye, nkakora imibare nkibaze kubizanyura, nkasanga mu banyamashuri ntabwo ndimo cyane, mu bakire mu muryango nkasanga sindimo. Ubuse ngo nzahagarara ngo isi yose ijye indeba, haba isi sawa uyireba guta yose, ariko kije guhabwa amakuru. Haleluya! Bantu b'Imana, Abanyarwanda, bantu munkurikiye, dore inyungu ikomeye kurusha izindi ni inyungu yitwa Gakiza. Iya kabiri iyo dukizwe duhabwa amakuru. Ubitorero rifite amakuru, abashumba bafite amakuru, naho imiyaga yaba myinshi itorero ryamanya amakuru. Dukomere Imana amashyi, ryamanya amakuru. Telebelema enefo. Impamvu mubona imiyaga iza ariko bakabatiza, imiyaga ikaza ariko bakazamuka. Ubu uyu munsi itorero ryacu niryo rifite abakristo benshi mu gihugu, ni amakuru baryamanye. Bariza umuntu ngo hari amakuru ufite. Nushaka ubabare, nimba utari ubizi ubimenye, abarokore bagira amakuru, bagira nzayimana, bamenya amakuru y'ahazaza. Babyigwa ko bazakora ubukwe, babyigwa ko bazatabarwa, babyigwa ko bazazamuka, babyigwa ko bazuzura umwuka wera, babyigwa ko bazabyara. Shalabo, abarokora abantu bamenye Imana, aricara amaze imyaka 5 atabyara, akaba afite agenda yanditsemo ngo uzaguha umwana w'umuhungu. Abarokore bagira amakuru, aricara akabazi ko hari igihe azicara mu mwanya ukomeye yarabyanditse, ariko umuntu ukiri mu isi ayo ntayamenya. Ni nayo mpamvu atakaza ibyiringiro, nta makuru abaryamanye. Abantu muryamanye amakuru, dukomere Imana amashyi. Shalabo takosinimo Bela shalabo. Ubu nibyagukanga ko wabura ahangaha uryamanya amakuru yo kujya Canada, uryamanya amakuru yo kuba minister, kandi ukaba urica ahangaha uvuga tugu umwami Yesu ankunda tama.
bavuga ati ngo warahise ariko aryamanye iki amakuru mbariza umuntu ngo nta makuru ufite. Hallelujah. Tikita la bode fire. Iyo umuntu aryamanye amakuru ntabwo inzara imwica, kuko nyiri umurima uwamuhaye amakuru amenya nuko azamubeshaho. Ijuru ryambwiye ngo wigira ubwoba, iguha amakuru izaguha nawe uhahira, ihereza icyubahiro. Iyo uryamanye amakuru ubuzima burahinduka. Ola kashara boriaman trole foriamando le pa. Ola shakara boriaman trele foriamando. Ole la kosika debo le la shala la trole kosika demanda iri tapa la shagre. Inyungu ya gatatu ni uti minotiri kunjana mwabantu mwe. Inyungu ya gatatu, iyo umuntu akijijwe ahinduka musha muri Kristo Yesu, aba mwiza. Zarasimana icyubahiro, aba mwiza, ijuru rimuhindura mwiza. Eliya, Yesu nashimwe, Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Ndagira ngo mbwire umuntu hano nkurikiye ariko ubwoba ureke n'agahinda, ureke n'umubabaro, kuko Yesu agiye gutabara. Yesu nashimwe. Iyo umuntu akijijwe aba mwiza. Amen, 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 amen. Ibaze uburyo wari umeze kera, urebe kare ko kimeze. Reba inzoga zarakwishe, ubu niko kimeze, niko kimeze. Iyo umuntu akijijwe bashumba, ikintu cya mbere Imana igukorere, inyungu ya gatatu, uba mwiza. Vuga ngo ndi mwiza. Uba mwiza, nta bitabi bikunukaho, tugenda wirukaho, tugenda winyarira kubera inzoga. Dukomere Imana amashyi we, yewe data we. Iyo umuntu akijijwe yambara neza, arambara akaberwa, amenya gufura, yewe data we, agira isuku. Wibuke kera utarakizwa wari waragagaye, ariko dukijijwe tuba beza muri Yesu Kristo. Yesu aguhindurira ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Iyi ni inyungu ya kangahe? Nyiri ubwite n'ububizi. Nutaha nibwo tuvuga ngo ariko ubundi nari meze gute. Amen. Ejo nakiriye umuntu asengeye, yanywaga ibiyobyabwenge, yarakubita asangwa n'ibiyoga, musenge yari afite ibiseba mu mpanga, afite ibiseba ahantu hose, barakubise, mbese ubona nta buzima. Turasenga, turamwigisha, arakizwa. Ejo aza kundeba, yasiritse kositimu mwabantu mwe, ari kumwe n'ababyeyi be. Yari yarabajengereje ku buryo nta radio bagiraga, nta televiziyo, nta telefone. Mana yanjye we, ejo azana nabo ku buryo bari connectinze n'abari hanze bakajya bahamagara ngo nitwari twabyemera. Yarakijijwe koko. Imana ihindura izina. Ndamuga ni wowe se? Ati ni njyewe. Iyo umuntu akijijwe araca, Imana iguha ubwiza. Eliya ajya ku musozi, Yesu nashimwe, yagarutse afite ubundi bwiza. Uyu munsi utahana ubwiza bw'Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. Iyo ni inyungu ikomeye. Mbabwire ko ubwiza, Yesu nashimwe, ubwiza burakenewe ahantu hose. Nkubwire ko n'ikintu cya mbere Shitani akora iyo ashaka kukwangiza ubuzima, agutwara igikundiro. Agutwara iki? Iyo Shitani shaka kukwangiriza ubuzima, igutwara igikundiro. Wajya gusaba akazi, wagera imbere y'ababosi bawe, bakure bakabata uyu nguyu n'igisambo, uyu mushize muri ibiro yahita kwiba, bugiye tuzaguhamagara, ntugaruke.
warambagizwe umuhungu yakureba ati uburyo ameze atarashaka, nyuma y'imyaka yashatse araba ari mukecuru ukawuciyeho. Ujya kwaka viziyo ya dayimoni yakwambuye igikundiro, ugihagarara imbere y'abayobozi nta kindi kintu gituma navuga cyane cyane ni igikundiro. Ugihagarara imbere y'abayobozi bakureba ngo busohotse gatoya tuzaguhamagara, Imana igukiza icyangiro kiragatsindwa n'Imana. Icyangiro uba wicaye mu kazi uwo mukorana akavuga ngo ariko wakarabye cyangwa ntabwo wakarabye kuki uri kunuka. Abantu mwese mugira intambara mu kazi, ikintu cya mbere Satani yabatwaye ni igikundiro. Yesu agusubiza igikundiro cyangwa izina rya Yesu. Haleluya! Umuntu agira icyangiro ukajya urarira wibaza ngo ariko ni ikihe kibazo mfite gituma abandi bazamuka nje sinzamuka. Naho ni icyangiro Satani yagushize. Ariko Yesu yambwiye ngo muri Kristo Yesu tubabeza tukagira igikundiro, duhereze Imana icyubahiro. Ibyo bari baraguteze byose Yesu abigukura mu izina rya Yesu. Inyungu ya kane. Amen. 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 Inyungu ya kane, iyo umuntu akijijwe ahinduka umunyamugisha. Amen. Ahinduka iki? Ahinduka iki? Iyo umuntu akijijwe. Zaburi 112 uhereye ku murongo wa mbere muhandike muzahasome. Zaburi 112. Iyo umuntu akijijwe ikintu cya mbere Imana ihita imukorera imuhindura umunyamugisha. Ntagakomeza kuba mu buzima yararimo, ahubwo Imana itangira gutegeka ko umugisha ugera ku buzima bwe. Yesu nashimwe. Reka some ngera aho ngaho sinsoma hose. Zaburi 112 ku murongo waho wa mbere handitse ngo hahirwa uwubaha Uwiteka akishimira cyane amategeko ye, urubyaro rw'uwo ruzagira amaboko mu isi. Umuryango w'abatunganye uzahabwa iki? Umugisha. Duhereze Imana icyubahiro. Umva gatatu, ubutunzi n'ubukire biri mu rugo rwe, gukiranuka kwe guhoraho iteka ryose. Iyi ni inkingi ya kangahe? Inyungu ya kangahe? Ya kane. Iyo umuntu akijijwe ahinduka umunyamugisha. Mbwira umuntu uvuga ngo uzapfa uhagaze waramenye Yesu, umubwire ngo warakererewe. Haleluya! Umuntu uguha iminsi ukubwira ngo uzapfa uhagaze waramenye Yesu, ujye umubwira ngo warakererewe, mfite ingingo indengera. Iyo umuntu akijijwe n'iteka ahinduka umunyamugisha, agahesha abandi umugisha. Duhereze Imana icyubahiro. Bibiliya iravuze ngo ubutunzi n'ubukire biri mu rugo rwande. None ku murongo wa 10 kugira ngo umenye itandukaniro ry'umuntu ukijijwe n'udakijijwe. Ese udakijijwe bimugendekera gute? Ku murongo wa 10, umunyabyaha azabireba ababare. Umuki? Ndasubiramo. Umunyabyaha azabireba ababare, ahekenye amenyo ayage. Icyo umunyabyaha yifuza kizabura. Ngira itandukaniro ry'umunyabyaha n'umuntu ukize gute? Ukijijwe. Iyo dukijijwe duhinduka abanyamugisha. Imana ituvana mu bantu bahekenye amenyo. Arangize kuyubaka sha arashingiwe bamuzamuye mu ntera. Iyo dukijijwe duhinduka abanyamugisha. Bashumba duhereze Imana icyubahiro. Bakizo Imana igiye guhindura abantu abanyamugisha. Iyo ni inyungu ya kane
tuvana mu gakiza. Iyo dukijwe duhinduka abanyamugisha. Aho bitera twebwe birera, aho bidakunda twe birakunda. Yesu nashimwe. Impamvu bikunda ni ya makuru tuba dufite. Duhereza Imana icyubahiro. Aho byacanze abandi twe tuba dufite ibyiringiro. Aho bari kwirukana tuba dufite amakuru. Iyo umuntu akijijwe ahinduka umunyamugisha. Ndabona Imana itanze umugisha mu iteraniro. Hari umugisha Imana itanze mu iteraniro. Lola shalabo erefoy le kosi kadrere. Iyo umuntu akijijwe ahinduka iki bene data? Umunyamugisha. Inkingi ya gatanu ariyo ya 12 yagize iya gatanu n'ingaruka nzayisubukura. Ni inkingi ya gatanu yitwa ngo iyo umuntu akijijwe abari mu rugendo haranira kuzajya mu ijuru. Ariyo nkingi wubaka ikakurinda gucuya, ikakurinda kunanirwa mu nzira. Mbariza umuntu ngo wakijijwe ukurikiye iki? Wakurikiye ibirayi? Wakurikiye mariage? Iyo umuntu akijijwe, haleluya, inyungu ya gatanu nuko tuzava muri iyi si y'imiruho n'umubabaro tukajya kubana na data. Duhereza Imana icyubahiro. Nubwo waca mu bintu bikomeye cyane, dufite ibyiringiro ko hari igihe tuzahanagurwa amarira twarize. Lela shara. Iyo dukijijwe tuba dutegereje ijuru. Umuntu wese utegereje ijuru aba ameze nk'umuntu ufite iyajya. Umuntu wakijwe atafite gahunda kujya mu ijuru ari mu nzira ariko ntabwo azi yajya. Ariko umuntu wakijijwe avuga ngo numva ashaka kuzajya mu ijuru ari mu nzira kandi azayivamo. Imiyaga izaza ntabwo azayivamo, amagambo azaza ntabwo azayivamo, abaroza azaza ntazayivamo. Bamwe bazava muri korali azayigumamo, bamwe bazava mu gishumba azakikomeza. Haleluya. Iyo umuntu akijijwe afite yajya ntakurwa mu gakiza n'iminsi n'ibihe. Mbwira umuntu ngo komera mu izina rya Yesu, ufite iyujya ntabwo bari wagerayo. Lonetara. Iyo ukijijwe ufite iyujya. Ikibazo gikomeye muri iyi minsi, abakristo bari gukizwa bakurikiye inyanya, abandi bakurikiye kujya muri Amerika. Ni byiza ariko ibyo uzananirwa vuba. Kizwa uzi ko uzajya mu ijuru, hanyuma umenye ko muri iyi si hari inyungu, hari umugisha w'abakiranutsi. Reka dusenga Imana. Ndagira ngo dusenga Imana. Nimba wifuza inyungu y'agakiza, guhindurirwa izina, kabiri gutandukana n'abanyabyaha, gatatu kuzabona umugisha, kane kuzaba mwiza, gatanu kuzajya mu ijuru, ndagira ngo ubake inkingi yitwa gukiranuka. Nimba ukeneye gukizwa, hagara mwanya tugusengere kandi urahari. Mukomere Imana amashyi. Ntabwo ari wenyine, ni benshi nababonye. Nimba ukeneye agakiza, hagara mu mwanya wawe. Reka mushumba wacu adusengere. Murakoze. Dusenga Imana. Dusengere bano bemeye kwakira Yesu. Haleluya. Bemeye guhindurirwa izina, bifuje amakuru y'ijuru yo mu murwa. Haleluya. Turagira ngo tubasengere Imana. Kandi Imana ibashyire igikundiro rwose. Kandi Imana rwose ibiyegereze. Kandi Imana ibabashishe muri urugendo. Natwe niko twatangiye. Ikingenzi ni ukwemera, kuko hari icyo umwuka yagendaga avugana na buri wese mu iteraniro. Icyo yakubwiraga, uwo yabwiye ngo ntiyakire Yesu, uwo yabwiye ngo nakizwe, uwo yabwiye ngo nareke ibibi akanga kubireka. Iryo jwi ntabwo rizarekera kuvuga, ariko baryumviye bafite umugisha ukomeye, kuko batangiye no kumva ijwi ry'Imana no kuryumvira, niko batangira baba bagenzi bajya mu gihugu cyo mu ijuru. Imana data mu izina rya Yesu Kristo, uyu mwanya turagushimiye cyane kuko ubwoko bwawe, abo watoranije, abo waganirije muri iki gitondo, abo urukundo rwawe rwongera rugezeho, abo weretse imbabazi zawe, abo data ubonye ko bakwiye kubona agakiza n'ubugingo, abo muri iki gitondo kuko bateje intambwe. Hari ahantu bavanye mu byo batekerezaga, mu byo bibwiraga bibi,
mu mirimo mibi, mu mirimo y'umwijima. Uragira ngo batangire bakora imirimo y'umucyo, ubahaye agakiza kawe uhereye none. Reka amazina yabo ahinduke, abatari bemewe, abatari bakijijwe. Yesu mwene Dawidi, reka uhereye bahinduke ubwoko bwawe. Kandi data, uko bazajya bajya mu nzu basenga, bajya bumva ijwi ryawe, bamenya amakuru y'umurwa, bamenya amakuru y'igihugu cyiza, izina rya Yesu barushaho kugikunda. Ndabasengeye ngo amaraso yawe abuhagire, amaraso yawe n'abezeho gukiranirwa, amaraso yawe n'abezeho umugayo, amaraso yawe n'abezeho ibyaha byabo, amaraso yawe n'abezeho ibicumuro. Mu izina rya Yesu bambura imyambaro y'ubushwambagara, bambika imyambaro myiza, bambika ikanzu nziza. Mu izina rya Yesu reka uhere none imbaraga zinesha ikibi zibe muri bo, imbaraga z'Imana zikorere muri bo, uyobora intambwe z'ibirenge byabo. Mu izina rya Yesu ubafata amaboko, kandi uhere none ntibazongere gusubira mu byaha bakoraga, ntibazongere gusubira mu bibi bari barimo. Bahindukire, bahindukire n'ijambo, bahindukire gukora neza, bahindukire kumva Imana no kuyikorera. Yesu, reka imbabazi zawe zibagereho, bavane mu gitabo cy'urupfu ubashyire mu gitabo cy'ubugingo. Uhere none urukundo rwawe rubabeho, ineza yawe ibabeho. Haleluya. Ntibazagira icyiza wabura muri uru rugendo. Icyubahiro n'ikibi cyawe tuguhaye amashyi menshi, tuguhaye amashyi menshi kuko ugize neza. Mu izina rya Yesu, amen.